Dutangiye episode ya gatatu ya filime yacu cyangwa se inkuru yacu. Ubwo ngubwo twasize ahangaha Zinire n'umusaza wa Yi yatunze imbunda abangaba nyuma aza kuba yarasa mu gihe yari kurwanira imbunda na Yi, arimo aramubwira ati hitamo umwe muri abangaba uza kuba yataha, ati kuko umwe ndaza kuba namwica. Ubwo ngubwo niko kuba yarasa ndetse yaje kurasa icyegera cya Yi aricyo bita Wanga. Ubwo ngubwo muri ako kanya Yi yatangiye kuba yagira ubwoba, ari kuvuga ati se ubu ngubu ibi ni ibiki biri kubera ahangaha. Ubwo ngubwo musaza we Zinire nagiye kuba yakongera kurasa wa mukobwa wari uri ku ruhande aho ngaho, aramubwira ati young master, rekera kuba warasa ahangaha, abapolisi barimo kuba baza bataba badufatira ahangaha. Ubwo ngubwo nuko nguko batangiye kuba bagenda. Yi atangira kuba yabwira Yi ati wigira ubwoba ndahangaha, ati sinakubwiye ko ndi buze kuba nagucyura mu rugo, ati tugiye kuba twajya mu rugo. Ubwo Yi niko kuba yahindukira abaza Wanga ati Wanga atumeze neza, kuko Wanga bari bamaze kuba bamurasa isasu ryo mu rutugu. Wanga niko kuba yabwira boss we Yi ati nta kibazo, ati ndaza kuba nakira. Yi niko kuba yamubwira ati ubu ngubu nigiye we ugiye kuba natwara, wowe ntago uza kuba watwara. Ubwo ngubwo nuko nguko bavuye aho ngaho kwa Zinire bajya mu rugo. Ubwo ngubwo bageze mu rugo Kayi katangiye kuba kabaza ati Seli, ati birababaza, ati se wababaye? Yi niko kuba yamubwira ati sheri humura nta kintu nabaye. Ubwo ngubwo Kayi niko kongera kumubaza ati se kubera iki wabaye umuntu mwiza kuri njye, ati kuki uhora ubembera umuntu mwiza? Ubwo Yi niko kuba yakitegereza arakabwira ati we married. Ubwo ngubwo Kayi karongeye karamaza ati se urankunda? Ubwo ngubwo Yi niko kuba yakongera aramubwira ati twarashyingiranwe. Ubwo Yi niko kongera kumubaza ati se nakubaza gatoya, ati reka nongere kuba nareba mu isura yawe. Ndetse muribuka ko uyu mukobwa iyo agiye kuba yakumva akoresha intoki ziwe ndetse akaba yamukora mu isura. Ubwo ngubwo yarongeye amukora mu isura aho ngaho ashaka kuba yakumva isura yiwe y'umugabo wiwe bari kumwe muri ako kanya. Ubwo ngubwo nuko bari kurebana. Murabizi ngo umwana yica akanyoni bangana, namwe murabibona ntago muri abantu batoya, ntago muri abana. Ubwo ngubwo batangiye kuba bakikinira imikino aho ngaho muri icyo cyumba. Ubwo Yi abwira Yi ati ubundi uwagutera inda ukabyara akana gasa natwe. Mbese umukobwa nawe yari ari aho ngaho, nubwo yari abana n'ubumuga bwo kutabona, ariko nawe yari umuntu yagombaga kuba yakundwa ndetse akakira ko bigomba kuba byabaho mu buzima, ndetse akaba yakundwa nk'umuntu usanzwe ntaba yatereranwa. Ubwo ngubwo muri ako kanya bari muri ibyo, Yi yabwiye Yi ati buretse akanya gatoya, ati birihutirwa. Ubwo ngubwo Yi niko kuba yagira ubwoba, ariko umukobwa aramubwira ati wowe rindira gatoya, ati rindira iriko, ati ibintu bitwaze gakeya, ati ubu ngubu ndi uwawe wese, ati nta muntu nsangiye nawe. Ubwo ngubwo muri ako kanya bakibereye mu mikino yabo baramuhamagaye ndetse batangira kuba bamuha amakuru adasanzwe. Ubwo Yi nawe yari ari aho ngaho ari kuba yagerageza kumva ibyo bari kubwira umukobwa. Ndetse wari uhamagaye umukobwa muri uwo mugoroba yatangiye kubwira Yi ati ni sekereteri Kim, atarashaka kuba yambona akanganiriza aka kanya. Ubwo ngubwo muri ako kanya bahise bava mu byo bari barimo baza kuba bareba sekereteri Kim. Ubwo sekereteri Kim muri ako kanya yatangiye kuba yamubwira ibyo mama wiwe yasize amubwiye. Ubwo yari arimo amubwira ati ubwo mama wawe yari ari muri kondisiyo mbi, ati dore ibyo yansigiye ngo nzabiguhe, ndetse ni wowe yeguriye umwanya we muri kampani y'iwanyu, ati ntago ari uriya. Ubwo ngubwo umukobwa niwe yakwakira ibyo mama wiwe yamuraze, avuga ati se mama ko yari afite ubuzima bwiza, ni gute yaje kuza muri iyo kondisiyo mbi? Ati kandi njye ndabizi neza hari ababiri inyuma. Mwibutsa kureba neza nuba warakoze subscribe, nuba utarayikora ube wayikora, ndetse like na comment ni ingenzi cyane kuri twebwe. Ndetse nuba wakishimira iyi nkuru uze kuba wayisharinga no kuri bagenzi bawe. Ubwo sekereteri Kim
ndetse akaba n'umwavoka wa gurupe yabo cyangwa se kampani yabo yo mu muryango wabo. Yakomeje amubwira ati nta makuru ngiye mbifiteho, ati se wowe hari amakuru bifiteho ko mama wawe yaba yaragize ihohoterwa mu yica ryiwe? Ubwo ngubwo umukobwa aho ngaho yari yumiwe yaguye mu kantu, ndetse nk'umuntu bari bibukije mama wiwe kandi ntawe uhari, nawe urumva ntabwo byari bimeze neza. Ubwo ngubwo Sekereteri Kim yakomeje kuba yababwira ati ejo hazaba inama y'umuhuro w'abafite imigabane muri kampani yanyu, ati kandi n'utazahaboneka ati umwanya wawe bazaba bawuha Ziri nabe aba ari we waba CEO wa kampani yanyu. Ati nayo makuru nashaka kuguha, ati ubu ngubu ngiye muri aka kanya mbashije kuba nagenda. Ubwo umukobwa aho ngaho yasigaye abwira ari ati ntago nakemerera uriya musore kayobora kampani yo mu rugo. Ubwo niko kuba yamubwira ati turaza kuba twajyana bidatinze mu gitondo, barakwereka aha ngaha hari abari babukereye ndetse bambaye neza, bagaragara neza mu myambaro yabo. Ubwo niko kuba yabwira ati humura ntuze kuba wagira ikibazo, ati ndaza kuba nkuri inyuma sheri, ati ndaza kuba mfite umugongo wawe. Ubwo ngubwo nuko yafashe umugore wiwe umwe bakoze mariage itaranyura mu mucyo. Ubwo ngubwo niko kuba yamwegerera amubwira ati we wigira ikibazo ndi iruhande rwawe, ati kandi ndagushyigikiye mu byo uri gukora. Ubwo ngubwo akimara kumva ayo magambo niko kuba yamubwira ati twagiye rata ni we wanjye. Ubwo ngubwo nuko bavuyeyo, murababona nuko nguko barimo baragenda ndetse barasa neza baraberewe. Ndetse aha ngaha inama isa naho yari yatangiye ndetse n'imyanzuro iri kuba yafatwa. Abayobozi bari kuvuga ati rwose uyu musore yabaye executive wa kampani yacu, agomba no kuba yaba CEO akaba yayiyobora ndetse akayigeza ku gasongero, akayiha byose ishaka kampani. Ubwo ngubwo Ziri ari kuba yavuga ati ngiye kuba nakemera kuba umuyobozi. Ubwo ngubwo yahise yinjira ari kuvuga ati ntago mbyemeye, ati kandi nta nubwo byaba, ati nta nubwo mbishaka. Ubwo Ziri nawe wari ufite amakosa menshi aho ngaho, yumvisha umukobwa yinjiye atangiye kuba yavuga, ubwoba buramutaha. Ubwo abantu barimo aho ngaho batangira kuba bajujura bavugira mu matamatama, ati se umukobwa gute yaba ari muzimara, ati akabaye kuba yarapfuye. Ubwo ngubwo Ziri yatangiye kuba yavuga ati se uri kuba wakora ibiki, ati uri kugerageza gukora iki? Ubwo niko kuba yatangira kuvuga ati aha ngaha uri n'ibyo ushaka kuba waba byo ntago bigenewe, ati mama njye yasize avuze ko nzamusimbura, ati kandi Sekereteri Kim arabihamya nk'umwavoka wa kampani yacu ndetse akaba n'umwavoka wa mama. Ubwo ngubwo niko Sekereteri Kim yinjiyemo aho ndetse abereka n'urupapuro mama wiwe yasize asinye. Ubwo ngubwo batangiye kuba bakijujura aho ngaho, ati se mama we ko yari afite uburwayi na depression zo kuba ari gutandukana n'umugabo, ubwo ngubwo ntiyaba yarabikoze yacanganyikiwe, ati se gute ubwo yaba yarasize ku ntebe y'ubuyobozi agakobwa k'impumyi nkawe, ati reba ati maskini disi. Ubwo ngubwo nuko Ziri yatangiye kuba yatokinga mushiki we imbere y'abantu ambwira ati se urabona ibi ngibi bikwiye, ati ni gute wayobora kampani nini nk'iyi ndetse uri impumyi udashoboye kuba wareba? Muragiye mwumva ukuntu abantu babana n'ubumuga bimwe agaciro kandi bakabaye bakora inshingano nk'abandi bose. Ubwo ngubwo inama yabaye itujemo aho ngaho, anko w'umukobwa atangira kuba yavuga ati ati rebe, ati ubu ngubu uri kubona washobora wageza iki kampani yacu, ati wayigeza kuki kandi ubana n'ubumuga bwo kuba utareba? Ubwo ngubwo anti wiwe nawe aravuga ati reka abashoboye ibi ngibi babe babikora, ati kandi na mama we kuba yarashoboye izi nshingano nuko yari afite umugabo wari umuri inyuma, ati wowe uzakura hehe umugabo kandi utabasha kubona? Ubwo ngubwo yatangiye kuba yababwira ati ibyo si ngombwa, ati ubwenge no mu mutwe nabyo birakenewe. Ubwo yatangiye kuba yabwira anko na anti wiwe ati se anti, ati nawe wakagombye kuba uri kundwanya muri uyu mwanya? Ubwo anti niko kuba yamubwira ati ariko twakagombye gushyira kampani mu maboko mazima tutagendeye kuri ibyo ngibyo by'umuryango,
ati se urabona ubu ngubu byagenda gute? Ubwo ngubwo yiyumvisha amagambo bari kuvuga niko kuba yagwa mu kantu, ugatangira kuba yatekereza icyo yakora nk'umunyabwenge muri ako kanya. Ubwo ngubwo Zirine aho ngaho yari ari kuba yaseka, ari kuvuga ati cyaba cyose n'ubundi kampani, ati ni njyewe uri buvuze ko nayisigarana kandi nkaba nayiyobora. Ati urabyumva ati rero wewe ntabwo ukunzwe aha ngaha. Ubwo ngubwo niko kuba yatangira guhamagara abasekirite ngo babe bamusohora. Ubwo niko kuba yavuga ati mwe muretseho gatoya, mbanze nakongera kubiyibutsa cyangwa se kubibwira kuko ndabona mwaranyibagiwe. Ubwo niko kuba yafata akaboko ka Edi, arangije arakazamura aravuga ati uyu niwe mugabo wanjye, ati kandi niwe tuzafatanya kuba twayobora iyi kampani mu mwanya wa mama, muraba munyemereye kuba nayobora. Ubwo ngubwo muri ako kanya Bodi irongera itangira kuba yaburana, ati se gute umukobwa nkawe ndetse w'impumyi utazi n'ikipe ari kuba yarwana nayo yajya ku muhanda agatoragura umusore utazwi ndetse nta n'ahantu na hamwe azwi, akaba yamuzana kuba yayobora kampani nk'iyi ndetse atarize n'amashuri afatika? Ubwo ngubwo anti nayo niko kuba yavuga ati se ibyo bintu bishoboka gute? Ubwo niko kuba yakongera gufata umwanya arababwira ati uyu musore muri kureba aha ngaha ni CEO wa kampani ishinzwe kuba yadesigninga amabodi muri iki gihugu cyacu. Ati ibyo ngibyo ndakeka ntabyo mwari muzi. Ubwo ngubwo Zirine wari ubizi niwe watangiye kuba yamuburanya ati se urumva ibyo ngibyo byakunda aha ngaha wa gakobwa we? Ati ubundi waretse kwijandika muri bizinesi cyangwa se ukaba wava mu gakino ukareka nkayobora. Ubwo ngubwo niko kuba yababwira ati nanjye nitwa ati nkaba ndi umugabo wa ati nkaba ndi chief executive wa kampani ishinzwe kudesigninga amabodi muri iki gihugu. Ubwo ngubwo anko w'umukobwa niko kuba yatangira kumubaza ati se twabyizera gute? Ati cyangwa twabyemezwa n'iki? Ubwo ngubwo muri ako kanya niko kuba yahita atangira guhamagara kuri kampani yiwe cyangwa se muri famiye yabo abereye CEO, ndetse muri ako kanya Chief Wanga ahita aza aho ngaho, ndetse abantu bari muri iyo bodi barumbiwe kuko yahise azana n'amadokima amubwira ati ubu ngubu kampani yacu leta yemerera kuba yasinyana amasezerano n'iyi kampani bakorane mu buryo bwemewe n'amategeko. Ati kandi ndakeka ibyo ngibyo atari ikibazo kuba bodi namwe mwabyemeza. Ati kampani zacu kubera ko zikora ibintu bimwe zikaba zahuzwa zigakorana. Ubwo ngubwo Zirine aho ngaho yatangiye kuba yagira ubwoba. Arababwira ati se ni iki mutari kuba mwabona? Ubwo ngubwo niko kuba yabwira Chief Wanga ati amasezerano wowe yashyira aha ngaha. Ubwo Wanga niko kuba yababwira ati uyu nguyu ni Chief cyangwa se ni CEO wa kampani ishinzwe kudesigninga amabodi muri iki gihugu. Ubwo ngubwo muri ako kanya Zirine yabonye isosi yiwe itangiye kuba yagwamo inshishi ndetse atangira no kuba yagira ubwoba. Ubwo niko kuba yabwira ati we nakubwiye ati ntuze kuba wagira ikibazo, ati ndaza kuba nacunga umugongo wawe. Ubwo niko kuba yabwira Bodi ati ese ibyo ndi kubabwira muri kuba mwabyumva? Ati cyangwa ndi kujugunya inyuma ya Huye? Ubwo ngubwo nuko Bodi yarebye ibona ibyo barimo birakwiye, ndetse anko na anti w'umukobwa batangira kuba basoma amasezerano yari arimo aho ngaho. Atangira kuba yababwira ati binyuze mu muki ibi ngibi biri feya, ati mwiza kuba mwagira ikibazo mwebwe, ati mwe mwakemerera uyu mukobwa aba yasinya. Ubwo ngubwo nuko Bodi yamwemereye, iravuga ati niwe ugomba kuba CEO w'iyi kampani ndetse akaba yanayiyobora mu buryo bwemewe bunyuzwe n'amategeko. Ubwo muri ako kanya bari muri Bodi yose bazamuye ukuboko bemeza ko umukobwa agomba kuba yasimbura mama we akaba yaba CEO wa kampani yabo. Ndetse ubwo ngubwo muri ako kanya n'amasezerano yarasinwe, ziba kampani zegeranye kandi zigomba kuba zakorana bya hafi. Ubwo ngubwo niko kuba yabwira cyangwa se musaza we Zirine ati ubu ngubu nta mwanya ufite aha ngaha wowe waba wisohokeye. Ubwo Zirine niko kuba yamubwira ati ukomeje kuba wanyitambika mu mipangu yanjye cyangwa se kuba wangendaho, ati ibi ngibi ntabwo uri buze kuba wabicika, ati ntabwo uza kuba wabivamo amahoro,
ati kandi ndakubwiza ukuri, wowe n'iyi bodi yanyu ati muzaba mwabiryozwa. Nuko nguko Zirini yavuye aho ngaho, ndetse yinari nuko nguko intsinzi yabo yatashye muri ako kanya. Barakwereka aha ngaha hari uwari uhari, ndetse aba yakambara ikigofero cyari kiri aho ngaho, atangira kuba yakikinira ya mikino imwe bakora bari gushimisha abana. Muri ako kanya kiri aho ngaho ndetse nari binjiye mu cyumba aho ngaho, ndetse ntibabona ko harimo umuntu aho ngaho. Ubwo yatangiye gukiniramo aho ngaho, ndetse yinari baraza bicara aho ngaho, batangira kuba baganira ari babiri nk'abantu batsinze, bakaba batsindiye umwanya uri hejuru. Ubwo yatangiye gukora kuri amubwira ati se uri kunyumva ibyo ndi kuba nakubwira? Ati cyangwa ufite aho wibereye? Ngo barakwereka mu cyumba barimo, ntago bari bazi ko hari undi muntu bari kumwe nawe, ariko uwo muntu nawe yakomeje yidoga aho ngaho, ndetse ari kuba yakina cya kigofero cyanze kuba cyamuva mu mutwe, ari kuvuga ati se ubumana nacyambariye iki? Ubwo niko kuba yabwira ati we humura, ati nkuri inyuma. Ubwo wari uri aho nawe yarwanye no kuba yakikoramo cya kigofero biri kwanga, akomeza agikuramo aha ngaha ari kubwira ati rindi kugukunda, ati sinzi impamvu ndi kuba nagukunda. Ubwo niko kuba yamubwira ati erega ufite impamvu, ati kandi uri no ku ruhande ruzima, ati wabuzwa n'iki se? Ubwo ngubwo niko yatangiye kuba yamwegera bari aho ngaho, ndetse namwe muri kuba mwabibona ntago muri abana, muri abantu bakuru. Ubwo wari uri aho ngaho nawe yakomeje kureba ibiri kubera muri icyo cyumba, atangira kuba yagenda bucece ari kugira ngo abe yasohoka, asohokemo aho ngaho abe yatanga umwanya. Ubwo ngubwo abandi bana nabo bari barimo aho ngaho, batangiye kuba yakikinira imikino y'abakuru, bumva wa wundi wari uri aho ngaho mu cyumba nawe ari kuba yagwagwana yigize nk'ikimara aho ngaho. Ubwo ngubwo niko kuba yahita ariko ibyo yari arimo we arahaguruka aramubaza ati se wowe kuri aha ngaha bite byawe? Ati wowe kuri aha ngaha wogejejwe nande aha ngaha? Ubwo niko kuba yatangira kuba yamuhengereza, aramubwira ati vana imikino yawe aha ngaha, ati ntago tuyishaka, ati ntago turi mu kanya ko kuba twakina. Ubwo niko kuba yatangira kumufasha kuba yamukuramo ikigofero, kureba neza abona ni sekereteri cyangwa se chifu Wanga wari urimo aho ngaho. Ubwo yatangiye kuba yamubaza ati Wanga, ati kubera icyo uri aha ngaha ntiwakagombye kuba uri mu kazi? Ubwo Wanga nawe yatangiye kuba yambwira ati bosi, ati nari kuba natambuka, ati ikigofero mbona kinguye mu mutwe ngo ba. Ati ubwo ngubwo nanjye narwanaga no kuba nagikuramo, ati ariko cyari cyanze, ati ariko ndagusezeranya, ati nta kintu nabonye mu byabereye aha ngaha. Tugaruka aha ngaha kuri uru ruhande, barakwereka ruri mu gahinda n'akababaro, ndetse ari kuba yanywa cyangwa se yafata ku mwotsi. Barakwereka Zirini yari ari aha ngaha, ndetse bodyguard wiwe atangira kuba yamubwira ati ariko boss, ati ubu ngubu wemewe kuba wakubitwa inshuro cyangwa se wakomeza gutsindwa ibitego na mushiki wawe utareba? Ubwo ngubwo Zirini niko kuba yamuhamagara nk'imbwa ati egera aha ngaha. Ubwo ngubwo muri ako kanya yatangiye kuba yamushota inshi ndetse n'imigeri myinshi, amubwira ati kuva ryari ugenzura cyangwa se ugendera mu mababa yanjye? Ati watuje, ati nkaza kuba nabyikorera. Barakwereka aha ngaha, ubwo yarazanye akana aha ngaha mu rugo, atangira kuba yagahamagara ati niyani, ati ubu ngubu ati ngiye kuba nagenda, ati hari business ngiye kuba najya gukemura, ati usigare aha ngaha utuje kandi usigare amahoro, ati kandi ntuze kuba waba agasazi, ati ntube umukobwa mubi, ati witware neza. Ubwo ngubwo Kaniyani niko kubwiramo aha ngaha ati humura, ati ndaza kuba nakitwararika. Kumbe barakwereka aha ngaha yari yibereye mu modoka. Ubwo ngubwo nuko yaje atera intambwe ari kuba yagenda. Ubwo ngubwo mu kugera aha ngaha yabonye imodoka nziza, atangira kuba yayegera avuga ati ariko uziko ndi mwiza we. Ubwo ngubwo niko yari ari kubwira Chief Wanga ati tuva aha ngaha twerekere. Ubwo ngubwo kuba yahindukira arebye ku ruhande, arebye mu idirishya abona disi kari keza kari kuzunguza iminwa hanze, kari kuvuga ati se ubu ngubu nanjye nzaba nagura akamodoka. Ubwo ngubwo katangiye kwikora ku misatsi,
kavuga ati ariko imisatsi yanjye ni myiza mana. Ubwo ngubwo niko kureba ku munwa akabona bya bintu byako byavuyeho, sinzi ngo babyita gute. Ubwo ngubwo Lee nawe yari ari aho ngaho ari kubaza Chief Wanga turatekereza ari kundeba. Ubwo ngubwo umukobwa aho ngaho yatangiye kuba yakisiga ibindi bintu bisa n'umutuku ku munwa wiwe. Ubwo Lee nawe aho ngaho muri ako kanya yakomeje amwitegereza arimo kwisiga ibyo bintu, atangira kuba yamanura ikirahure ku mwanya yari yicayemo. Ubwo agakobwa nako kumva ikirahure kiri kumanuka kagize ubwoba ndetse kaba kakisiga n'ibintu ku munwa. Ubwo ngubwo muri ako kanya Lee yakoze mu modoka mo imbere akuramo agapapuro ko kwihanagura, aba yamuhereza twa dupapuro tumwe tw'isuku, arangije aba yakamuhereza. Ubwo ngubwo muri ako kanya yarongeye arahindukira amaze kuba yamuhereza ako gapapuro. Ubwo umukobwa aho ngaho nawe yagumye areba ndetse yumiwe yatangaye cyane, ari kwibaza ati se uyu musore ukomeje kumfasha bite byiwe. Ndetse niba mwibuka neza uyu mukobwa mbere y'uko ahura n'uyu musore yakundaga kumubwira ko yaba amuzi na mbere. Ubwo ngubwo yongeye kuba yamwitegereza, yatangiye kuba yakibuka hashije ndetse yibukana rya joro ubwo yamutemberanaga yamusohokanye yagiye kumugurira akarabo. Ubwo ngubwo yibukana wa munsi bari kumwe amukoraho amubaza ati se urankunda. Ubwo ngubwo nuko umusore yongeye kuzamura ikirahure ndetse umukobwa yamusize aguye mu kantu aho ngaho. Ubwo umukobwa nawe yakomeje amwitegereza ari kwibaza ati ariko uyu musore nta hantu muzi. Ubwo ngubwo imodoka nuko yatangiye, umukobwa nawe wari ufite aho agiye agenda yirukanka inyuma. Ubwo ngubwo nuko Lee na Wanga bagiye basiga umukobwa ndetse baza aha ngaha mu nama. Ubwo binjiye aha ngaha mu nama basanga abantu bose babategereje. Ubwo Lee yinjiye avuga ati se mwaramutse mwese, ati Zirini nawe uri aha ngaha, ati ntabwo nari nzi ko uri buze kuba uri aha ngaha, ati namwe mwese, ati mbaje kuba nabasuhuza ndetse nabihanganisha kuko nabashije kuba nakererwa ariko nahuye n'utubazo dutoya, ati ariko nta kibazo twakomeza. Ubwo Zirini yatangiye kuba yamubwira ati gute ubundi wisanze muri famiye zacu cyangwa se wisanze mu bibazo bya famiye. Ubwo ngubwo Zirini aha ngaha yatangiye kuba yamubwira ati ntabwo nigeze kugira amahirwe yo kuba nahura n'umuvandimwe wawe mukuru, ati ariko murasa, ati murareba kimwe, ati ariko wowe ati uri mubi cyane kuri we, ati wiwe ntabwo yajyaga agira imico nk'iyawe ndetse no kwivanga mu bintu bitamureba. Ubwo ngubwo yatangiye kuba yavanga ibintu muri ako kanya, ariko Lee aramubwira ati katuvuga ko bya business aka kanya, ati tureke amakimbirane, ati ubu ngubu ati Universal Company yanyu group ati ifite intuza proposal yo kuba yadesigninga ikintu kiremereye, ati kandi ati twe nta kibazo tubifiteho, ati ahubwo mwaba mwagikora tukagikira ku isoko tukareba ko twabonamo amafaranga. Ubwo ngubwo Zirini niko kuba yamubwira ati se iyi deal uri kubona tuzayikorana bikavamo kandi njye nawe tubashije kuba dufitanye ikibazo. Murajye mwumva amagambo Zirini yari ari kuba yakoresha aho ngaho mu nama. Ubwo muri ako kanya bakiri mu nama wa mukobwa nawe yageze aha ngaha kuri kampani yabo ndetse bita Universal. Ubwo ngubwo abashije kuba yahagera. Ubwo umukobwa nuko yageze aho ngaho arangije atangira kuba yababwira ati ndiyi, ati kandi ndashaka kureba umuntu mu nama aha ngaha aturi kuri level ya mbere. Ubwo ngubwo umukobwa yasanze aha ngaha yatangiye kuba yamubaza twaba tuziranye, ati se wowe kuri aha ngaha uri kuba wahakora iki. Ubwo ngubwo niko kuba yababwira ati ase nababwiye ndiyi, ati mwaretse nkinjira. Ubwo ndi mukobwa wari uri aho ku ruhande yahise amubwira ati niwe wahoze ari former executive w'iyi company yacu. Ubwo ngubwo umukobwa amaze kubyumva niko kuba yatangira guhamagara ati niko kuba yamubwira ati waretse nkareba umuntu nkigendera. Ubwo ngubwo umukobwa niko kuba yatangira kuba yahamagara abasekirite ngo babe bakura aho ngaho. Niko kuba yamukurura aramubwira ati se bitwaze gakeya, ariko ati twaze ibintu gakeya, ati ni umuntu ushaka kuba nareba aba nakigendera. Ubwo muri ako kanya yakomeje abateka imitwe ariko banga kuba bayumva. Arababwira ati dore uwo nashakaga. Ati ubwo muri ako kanya anti wiwe
Yesu asohoka aramubwira ati anti uziye ku gihe, ati bwira abo basekereteri bawe babe bandeka mbe nakinjira, ati njye kuba nareba umuntu mu nama gatoya, ati ndahita nsohoka. Ubwo anti we niko kuba yamubwira ati ati simperuka utarebara, ati reba ukuntu bitangaje, ati reba ukuntu witwaye, ati ubwo ngubwo witwaye gute? Ubwo niko kureba ku ruhande aramubwira ati anti ntago wankora ibi ngibi. Ubwo anti yarahamagaye abasekirite ngo babe bamukura aho ngaho bamusohore. Ubwo ngubwo anti yasigaye avuga ati kubera icyo ari kwitwara kuriya. Ubwo barakwereka Universal Group yari iri kuba yamurikirwa iki proposal ya design bashaka kuba bakora, ndetse ivuye kwa Wanga Group. Ubwo ngubwo kanama nkemurampaka nako karebye proposal design kabona ni nziza, kaba karayishimye. Ubwo ngubwo Zirini niko kuba yavuga ati ahangaha ndabafite. Ubwo ngubwo Universal Group niyo yari ifite iyo design. Ubwo ngubwo batangira kuba barebana, akanama nkemurampaka karavuga ati Zirini proposal yawe turayemeye mama we. Ubwo ngubwo muri ako kanya Zirini yahagurutse ari kwisetswa, ndetse bagiye kuba bakorana mu ntoki nk'abantu bemeranyije. Ubwo ngubwo ahita yinjira muri ako kanya, abantu bose barumirwa. Ubwo yinjiye avuga ati iyo proposal ni ngewe wayikoze ndetse n'ikipe yanjye ubwo twabaga muri Universal Group, ati ubu ngubu kandi ntago nkiyibamo, ati kandi iyo proposal designer ni iyacu, ati kandi mu by'ukuri ngewe n'ikipe yanjye twimukiye muri Wanga Group uyobowe nari. Ubwo ngubwo Zirini muri ako kanya yabashije kongera kuba yakumirwa n'amagambo ari kuba yavugwa nayi witwa ko ari mushiki we aho ngaho. Ubwo ngubwo mu rwego rwo kwemeranya ko amasezerano bayemeranyijeho, yakoze mu ntoki z'umwe mu bakemurampaka aramubwira ati ubu ngubu ngewe na Wanga Group ubu ngubu n'ikipe yanjye niho turi. Ubwo ngubwo yatangiye kuba yabaza Wanga ati ubu ngubu yarazi ahangaha ko twahajera. Ubwo ngubwo yabonye ari kwitwara mu buryo budasanzwe yari yitwaramo. Ubwo ngubwo Zirini niko kuba yamureba nawe arumirwa. Ubwo ngubwo Wanga nawe aho ngaho yatangiye kuba yaseka, amubwira ati ubu ngubu ati muramutse mutwemereye, ati twabakorera n'indi design irenze kuri iyo ngiyo, ati kuko niyo ubushize niyo ngiyo babamurikiraga, ati ni ngewe wayikoze. Ubwo ngubwo Zirini yatangiye kuba yavuga, Wanga aramubwira ati wewe bucecetse aho ngaho. Ubwo ngubwo Chief Wanga niko kuba yakegera aramubwira ati we tuzi umukobwa azi ibyo ari gukora. Ubwo ngubwo yakomeje kuba yamubwira ati ndetse dufite n'indi mishinga myinshi yo kuba twakora andi project designer ndetse agiye atandukanye kandi meza atangaje. Ubwo ngubwo Zirini muri ako kanya yatangiye kuba yakumirwa, aravuga ati se ati kubera iki wampinukanye gutya, ati kubera iki waje kuba gutya, ati wabaye iki? Ubwo ngubwo aho ngaho yari yumiwe, ndetse amaze kuba yatsindira umwanya ndetse n'isoko ryo kuba yakora indi design project. Ubwo ngubwo muri ako kanya yamusunitse aho ngaho mu ntebe aramubwira ati wowe hama hamwe uraje urebe ukuntu nzi gukina, ati ubu ngubu umupira ni ngewe mufite, ati reka mbe nakina, ati reka nsinde igitego. Ubwo Zirini yatangiye kuba yabwira ati ngwino tujyane mu rugo. Ubwo niko kuba yamubwira ati ntago njyana nawe, ati mu rugo narakubwiye ko ntazahagaruka, ati genda ujye kubayo wenyine, ati n'ubundi ndabizi ibyo wakoze, ati sasi wangirije umuryango wanjye, ati nanjye ukaba washaka kungirira nabi, ati saka kanya ndabyibagiwe. Ubwo Zirini niko kuba yamwegera ashaka kuba yamukoraho, aramwiyaka aramubwira ati ntago ngiye nkishaka kubana nawe, ati genda wubake umuryango wawe kuko wasenyuye uwo mu rugo ushaka kubaka uwawe. Ubwo ngubwo Zirini yaramubwiye ati ibi ngibi uri kunkora ati uzabiryozwa. Niko kuba yamukurura ku mbaraga ariko umubwira ati ngwino tugende mu rugo, umukobwa yabyanze. Ubwo ngubwo nawe barongeye yinjiye muri family issue, aramubwira ati se uyu mugore kadashaka kuba yajyana nawe ukaba uri kumuhatiriza, urimo kuba wamushakaho iki? Ubwo ngubwo niko kuba yabaza ati se urashaka kujyana?
ati n'uyu musaza wawe Zirine uri aha ngaha ushaka kuba yakujyana mu rugo. Ubwo ngubwo niko kuba yamubwira ati oya, ati njye ndashaka kuba najyana nawe, ati njye nishakira wowe, ati ntabwo nshaka kuba najya mu rugo. Ubwo umuhungu niko kuba yakongera kwitegereza umukobwa, ndetse bararebana nk'aho basanzwe bari baziranye kuva na mbere. Ubwo ngubwo niko kuba yabwira Zirine ati niba rero umukobwa yanze kuba yajyana nawe, ati ngomba kwakitinga nk'intwara aha ngaha. Ubwo muri ako kanya niko kuba yamubwira ati ati tube twafata urugendo twigendere. Ubwo nuko nguko nayo bongeye kuba basohoka aho ngaho, ndetse bongeye gukubita ishoti cyangwa se igitego Zirine. Ubwo ngubwo baje aho ngaho, ndetse akomeza kuba yakitegereza aramubwira ati narakubwiye ngo umugongo wawe ndawufite, ati ntacyo uzaba turi kumwe. Ubwo umusore aha ngaha gusa yaramubwiye ati wijya urandeba ngo unyibeshyeho, ntago ndi umugabo wawe, ntago ndi Jenge, ati njyewe ndiri. Ubwo ngubwo umusore nuko nguko yatangiye kuba yabwira umukobwa ati ntuzongere kuba wanyibeshyaho. Ubwo umukobwa yakomeje amureba, kuko muribuka ko yamubwiye ati kubera icyo ukunda kunyihakana kandi hari umuntu muziranye cyangwa se wari umugabo wanjye musa. Ubwo ngubwo umusore yaramubwiye ati ntago ari njyewe, ati ntuzongere kuba wanyibeshyaho. Ndatekereza Jenge twese ntago tumuzi muri aha ngaha muri iyi nkuru, ariko turaza kuba twamumenya. Dukorere subscribe utazacikwa n'agace gakurikira k'iyi nkuru, ndetse ushyireho like na comment, uze no kuba wayisharinga kuri bagenzi bawe.